Yeah. Ako subone ndi gutinya iki? Iki nzaba igihe kingana gutya ntagira umukunzi koko. Sinabonye mu bihugu by'abazungu ufata ikirabyo ukagenda ukagihereza umukobwa ukamwambika impeta agahita amuha urukundo. Ako ndaza guseba nendeba na ako ndakora ibishoboka byose. Ndamwinginga so ndavuga ngo gutereta si ibintu byanjye. Gutereta si ibintu byanjye pe. Ariko ndagiye. Nta mpamvu yo gutinya, ntazaguma ndingaragu kubera ikindi ubuzima. Ndagenda mwinginga nkore buri kimwe cyose. So ndabigenza gute koko? Shareka ngenda ariko ni hatari. Oya, ntabwo aribyo nzahora ndi umusiribateri. Ariko ndategura. Ayayaya, karahumura. Uwo ngahereza ni umukobwa uhumura nk'aka karabo. Harya. Nshaka umukobwa w'inzobe. Oya, ariko abaye n'igikarasa neza ntari. Nabonye babigenza gutera. N'indyo ni imoso. Ntago bivamo. Bagira gutya. Nindi uwa mbere akarwanga. Uwa kabiri ntago arwanga. Ni gute yakanga umusore bogari nka romantike koko? Okay. Giye kujya muri ya nzira. Imwe bacamo bavuye gusenga. Uyu munsi ni ku cyumweru. Bo bavuye gusenga. Imana ifashe mbone Imana ifashe mbona agakobwa keza nka muhura nifuza ariko arabukora. Arabufata ariko cyonze. Romantike ndategura we. Mbega hano nkweto byo buri cyago. Dushyira hera utari butubone.
aho wanjye nk'uko netesha niko ngiye kugutonesha. Ndorera. Janduye sha. Yego Atanazi. Yego. Oya bisaba ngo yazanye imbanziriza mushinga. Nisimwe ntabwo mwabasobanuriye igisabwa. Oya ariko nyine ngenda yababwiye intu. Cyangwa shaka akazi ntabwo mugashoboye. Oya. Negasiyo mugiye kuri tere mubabwiraga ngo iki. Icy'ingenzi cece kamaze nongeye gusubiriremo. Bisaba ngo mubabwire muti gahunda ihari niyi ngiyi. Hari amafaranga asabwa kugira ngo wemererwe kwakirirwa umushinga wawe. Sibyo se nyine. Noneho iyo urangije ibyo bisaba ngo ushake inyandiko ariko akabasora murafite ibiyemo. Kaze ngiye kuyizira aho ngaho ku kazi. Ndaje ndabibibwirira. Ntabwo. Ese buriya Mbegeti waretse nkakugira inama. Umva ndahari nanjye amatwi nayabanguye. Buriya hari umuntu witwa Clarisse yararakaye. Oya se. Yarababaye. Uskuni yababajwe nuko tutagize riteke. Ngo yewe ngo we yagize riteke 5 nambwiye ni rero ibintu by'inkundo wijyanyemo nibyo byatumye ugira riteke. Ngo tugiye kujya Harvard ngo ibiki nibiki ngo mbese numva n'uburoza ashobora kuzavuga mugira inama. Ariko ura mukobwa ni igitangaza. Nese nimba yirirwa mu bahungu yishinga ibyo guteretana suko hanyuma tukiyigira yagiye ngo tugenze ngiye namurebye ndamureba mbona n'uburozi yabuguhereza kuko usika ashana kumva ashana kubwiriza abantu bakaba bana kwica. Ibyo bya Clarisse tubireke ubu gahunda ni iki? Harvard mvugira utiki Harvard bebe. I can't wait. Wallahi seriously uri kundeba ninjya Harvard uretse mwiganire. Sure bino jipo ahani gera sinzongera kuyikoza. Gahunda ni gute? Oya se nabo oya tumvikane Mbegeti. Ntabwo nakwambara ubusaza zamuraho gato. None se tugiye kwiga cyangwa tugiye kwerekana amatako? Uri kumva? Oya buretse gato yandi kukubaza. Igihugu kizaba kitwogeherejeyo kizaba tugiye kwiga cyane ubu nukubindaya. Ariko se shiri tandukanya Harvard ni wacu. Nisuba uri kumva nawe najya Harvard hanyuma nkazaza nambara gutyo. Ariko bya bintu bimaze gufata urundi nta nubwo nzongera kwitwa Nyirambegeti. Kwa Kigali noneho turashize ngo iki Nyirambege. Oya ahubwo nshakira nk'akazi na buraneze kahira se none umukobwa ko yahanitse. Muko tugiye kwiga. Ndagira ngo mwibutse ko tugiye kwiga. Uri kumva? Ahubwo ni gutyo. Nakubibwira nde mama papa no. Menya yuko ingendo izahita ihinduka. Oya Nyirambegeti buretse nkubwire ko kabyara. Buretse gato yankubwire nshuti yanjye. Hariya tugiye kwiga. Ariko Stefani komera ukuri muri equipe yanjye muri groupe yanjye waje kuncomoka ryari. Oya mbabarira ubu ngubu nanjye reka nkubwire. Kuba ngiye mbonye amahirwe kujya hariya. Ngenzi ntago nzayapfusha ubusa pe nzayabyaza umusaruro. Neshishemo igihugu cyanjye nzagaruka ntakitwa Fani. Hariho izina titre Dr. cyangwa iki. Noneho ngewe sinzi icyo nzaza meze. Nzaza ndi kiburi arasimbise. Ariko ibyo binuvuze nibyo. Tugiye kugenda twige ariko ubu sirimu tugomba kuza bumeze gutyo. Oya birizana riga naga ubusirimu babwiga. Naga ari ibintu uzafatira ishuri ngo ugiye ubuse ko wirwa wiga computer. Wari wabona umuntu wiga kwambara ngo ni ishuri akanagradiwa.
ndi kumva utari kunyumva ntacyo tubireke ubwo tuzagenda tubiganira ahubwo Stefani sha nyine merekeza tujye mu rugo ariko nabonye wese buri munsi ngwerekeze ngiye ko nta nari murangiza mu rugo mbese kandi mbegete rikunda ubwo tunsubiza gutyo utanatekereje kumva turagenda tuhasange mama hari ukuntu nyine dushaka kubigenza na mashine nambaye nanagutya oya umva mfite repetition mu kanya kandi wambabariye besti sha mfite repetition kandi suzi ko bahana se twe tugira n'ibihano kugira ngo ikebura abantu ariko usigaye hari ukuntu bigenza repetition nako se mbegeti ko mbona uri kumpindukana umva uzi ko wahindutse ahubwo barampinduriye ari ngewe nako ndi kumva fani agomba mbabwingo mugire gutya ndabirukana si abandi ndaza ni gute bagwari tekesha kubera umugore ntabwo yatsinda ntabwo bibaho simbizi ko ritekesha birakabije undi wajya mu ntundo nkaziri ukazatsinda uretse da Surprise! what Nyirambege uyu ninde Surprise! hu nyina shaka iki surprise iki habaye iki Nyirambege ibi ni ibyande oya umukobwa w'inshuti yanjye uretse ntago yari surprise So please, ni Rwanda hagati yanjye n'uyu is you please. turamenyerana nkabo ndabakura he byose ariko genda Bijiyobija ndakize ni impamo ya Mungu hauzi kwimana koko igukereze guhaga n'itike Reba iyi foto ni impamo ya Mungu ubu wansubiza iriya hepfo mu cyaro uko nari meze nuko umeze uko genda kabisa ni ibi ngibi nakwambiye Surprise! ururabo n'urwa ako se rwangiye umuntu ndamuzi ahubwo wowe warandeshigira she bakaba gutunguye kuri Seven hagati yanjye n'uyu ni Rwanda Is you please. Surprise! what Nyirambegeti ariko musore ufite ubwenge cyane ntabwo ufite Please. nta n'isoni ibi birabyo ni iby'iki ubwenge bwawe bubaha cyangwa Iki ni ako ikimenyetso se uretse cy'urukundo. gato njye hari ikintu ntari kusobanukirwa ntabwo muziranye Nyirambege mbabara reka nikorere numve ko ntari kurota ntabwo muziranye ntabwo nziranye nawe seriously none reka babwire Ntimukangwe ntabwo umutima muziranye mundekere gato niko musore aya mawuri kuma asobanuye Iki ni ikimenyetso cy'urukundo gukuru. urukundo rwahe urukundo weya ariko mayihuni none ku isaha zimfashe nkaba ngiye kuja mu kazi ariko wambaye neza ngiye mu nama ya za mishinga zanjye ahubwo ndebera iyi shati inyuma imeze neza Nakuri meze neza nuko mba mbona hano hantu akushere tumaze gusirimuka rero sinzi n'uburyo uzajya wambara ipantaro igukwira nkira gute hambara nkagamba sogisi guru urubyiruko hanze apana ngomba kwambara nkikwiza nk'umuntu ufite amafaranga zana nkwambike rwose undi wiyambika ndi hehe mba ndeba iki nawe si kuba tutorohewe wakubwira iki mayihuni sabubwo nyine ndi kukubaza ko nge kugenda ibyo biryo ntibirasha cyangwa watetse indeka bagenda ako nawe uzi imitsatsi nakubwiye ngo ibinezezaga iyo tubiri tuja hano urabara neza cyangwa kandi ufite urukundo. ubwenge bwawe nyine ndi kwibaza aho buba ufite ikibazo mu mutwe Mbese gukunda ni icyaha. ariko disi ntabwo nari nzi ko n'abasazi bambara neza Nukuri. umuhungu mwiza gutya none si ariko ari gukina ariko ni ndo mutumye ibi Please. uko byagenda kose ni Please, filime say yes. nanjye ubu byancana none si ntabwo No, ntabwo ari filime. Ndagukunda. witwa ndese Bitwa romantique. fasha gato twagenderewe twateka amabwiza kuri uretse reba ukuntu uyu muhungu ari mwiza n'izina ngo witwa
romantique ntabwo ndi umusazi n'urukundo nyine ngo witwa nitwa romantique reka yego none uyu mukobwa uramuzi oya nuko mbonye ari mwiza ye baba kirisitu turashize ngiki none se nuko abakobwa beza mamu kwibyiza indabo urukundo iyi ari na Yesu nge nabuze icyo mvuga ukuntu asa duhereye ku rukweto tukazamura tukagera nisa ntago naza kuri umukobwa mwiza ngo nambare nabi byagenda kose iyo myenda wayitiye kuko ubwenge ufite ni ikintu usudare buragera ntago bungana n'imyenda wambaye sheri shasa no oya naba wabona ari umwana w'ubakire sheri hari ukuntu umuntu aba yarataye gashirira amenyo basi nyuma ni hase n'imbere basi mungirire tumye bimera nabi nyina biri gusozoka oya nta kibazo ucyo ako kaje ase ko ari kagufi ntacyo kareke wenda kagera hakwitama utu twonyine two tugushimisha utwo rero iyo ntubonye ubu ndi kumva n'ubu twasubira mu buriri haraza se ubu ntiyagiye ku masomo atagiye kwegereza ariko mayihuni uko n'ukuntu umungu agira neza umva njya mpora mvuga ngo shimwa mana reba inzu urimo wakintuwe mba nateguye vuga uti faranga rirahari nibyo ribiteguraga wowe ukivuga ngo uragenda ngo utagize ute ndi kukuba rero ubundi ndigendeye ubwo murabyirira none wowe sohoka hanze urebe ubu ngubu ntabyo kurira mu nzu hanze ni ukurira hariya aho twicaye twitegereza ubusitani bwacu wateguye mu busitani tureba jaride hari nta mwanda ukihaba umva mbese nta bintu by'amasazi turarira ahantu hagaragara ubwo nari nzira ngo ubu nibwo ukibitunganya uziko mbitekerejeho igorari ntago tujya dutukana umuco wacu n'ubu tuvuye ku ishuri turi ku isoko muri n'abakobwa beza ntago mwatukana ariko mba ngututse rwose seriously nzira urukundo uratuzi se uziranye na Nyirambege urukundo rujya rushaka ndi kumva ndi kurya ryatwanguruki umva musore mu muco w'iwacu na kamere zanjye ni ukuri ibyo bintu byo gupfukama ni ubugegera ni ubucucu ni ukutiyubaha no amafaranga afuze ubu ibi bintu wabiguze iki ni icyubahiro mba nguhaye ibi bintu yabiguze amafaranga ihumurize wumve subirana indabyo zawe Yesu n'undi munsi n'ikindi gihe n'undi bikubera isomo wa muhungu uri imbesire uraciriritse ariko mayihuni ni impamo y'Imana sigaye ndareba ukuntu usigaye uranyitaho nkakuburira icyiciro pe njye sigaye bineze n'ukuntu mpetesha nkunda ukuntu nyitaho urakazuba kuguseso we nanjye icyo niyemeje nukuza abana nawe tukabana iteka nubwo haza iki n'ubu byagenda bite nzakomeza nkwikundire reka turebe iyo rasi tugende wowe rero ngawe ese biri hehe ese wumve reba hariya tugende aha hepfo si mu busitani nakubwiye ngo tugomba kurira hehe muri jaride ese ubonye iki cyo ngaho wa mugore we nira wabiteretse cyo ngaho rero tugende habe se utangwisha amana mwana simpunga nahura n'akaga ya cyosisha nawa mikono sheri izi nkoko ntizizabamera mu nda koko nakuhagira ujya ko hashye mugabo mwiza urahaha tujye turya aha yeme ese sheri uzi kubisa amazi amaso yuzura akana nakuze kubisa amazi yuzura akana suka sinzi uko nabivuga nanjye ubu byandeye n'isoni uranapfuka mu nzira ese ubu ntabwo uri kwibaza ko umubyeyi wawe ashobora guca hano muri uyu muhanda cyangwa abantu bakuru abasheri ntacyo ntakora ku bwanyu agashirira amenyo niko nakubwiye uzi ko wagira ngo
wabyutse umaze kubyuka urota ibyo bintu umaze kubirota urabikora nta n'isoni haguruka wangara ugende ujye kureba ahandi wangarira wayo nuko atari ngewe cyakoze yewe ndikumva ibishorobwa twigendere basi mu nzira toka nese urabona uzavamo umuntu w'umugabo nshaka umugore umushakira mu muhanda se mu bahisi n'abagenzi ubusuzi turi bande urandebye ubona navamo umugore wawe umusazi nkawe ye baba nagaruko bigenda nshuti yanjye urumva ugende urebe abandi bantu bakuru bakuganirize nagaruko gutya bashaka umugeni ese ibi bintu mubibona mu mico y'ahandi mukagira ngo niko umuco wacu umeze oya ushaka umuntu akuganirize nshuti yanjye byo nibitoragurano ntago ari umuco nyarwanda musore wabikuye he kuri YouTube wabikuye ni kuri Google ni he urayabonye ibibonye nko muri filime yaraza oya uzarebe abazungu watubonyemo abazungu wowe uri wese ahubwo ariko se musore ubundi utandukaniye n'umwana wicara akareba ibitente muri televiziyo akabona ibintu ngo bya Spiderman akajya kubikora yamara kubikora akavunika none nawe urabona ibintu muri filime ukaza nukuri udafite urukundo ntago bino wabishobora udafite urukundo rwose jewe byibuze nanditse ko muziranye nakubwiye ngo ntago ari reba hano upfukamye umuntu nka ubuzavuma umugabo iki ni cyubahiro muha umugabo w'umugore uzi yuko ashobora kuba yarozwe twigenere n'umusazi umva kana kajak nabwo ndi bwo ku ishuri neza turayagiye agura ibyangwe ngarashaka baza kugendesha ako se nkoresha ihe tekinike koko ako ninjye witeje kari akavubi iriya bushari so nifatira kiragi ko nibura cyo wasanga hari ukuntu gifite umutima mwiza ako ntabwo ndi bushirwe ako ndasebye pe guseba bwa kabiri nuko nacika intege gufatira dore iyi ni inkoko wayibonye neye niyo iyi yindi isigayeho za turayifatisha iki hariho n'indi none cyo ngaho rero itonde turyoherwe rero cyari ikiguye ese ubu wowe wabitekereje ute ifatiye ngiyi icyo cyo kinini icyo sha rero akantu nshaka kubanza kuguhashira akira dore itonde ni ivongo nyari inkoko sha wageze ngo abo ni bandi bakomanga tungaho wabona ari umwana wanjye ushe we muhava mutamenera urugi wabona ari umwana wanjye uje tugasangira we urinde ntabwo narya kuri iyo nkoko utaraza sheri nikarabya papa we mutamenera urugi muvuye ku ishure papa ko wambaye neza cyane noneho iyi nsigaye ubu ndi gusirimuka shamwe hano abantu uramubona papa ntureba se uko wawe ubu nsigaye ndambara na karuvati mu mipira injira nta muntu nkundaga ko ndebera mu rugo hari abanyacaro nasize iriya hirya bagenzwaga no kurebuzwa bakabona urwego ngezeho ko mwari mukesheje papa uyu munsi gufitiye amakuru papa we amakuru ki ye baba surahera nabonye bawiteguranye kubwiye nabonye buruse papa yo kujya hafati twayibonye da mu bana batatu bahise ndi uwa mbere tugiye ko ndi uwa kabiri nuko sha uri akagabo ariko rero ninanavuze ko nunatsindwa ninarangije gufata gahunda ko ngomba kukujanayo yego ni impamvu
shawu siko muri kuko nta kindi nagukorera mwana wanjye. Kanange ngo turakaririmbo koko nucimije. Kameze ute? Sanze umubyeyi wampaye byinshi. Papa wambyaye nakwitura iki? Nuko urakoze mwana wanjye. Uri umubyeyi urukundo. Papa urakoze. Yego mwana we, nta kintu ntagukorera. Niweho mvunikira, niyo mpamvu ugomba guhabwa icyiza cyose kiba gakwiye. Papa urakoze ndishimye. Kandi mwakoze gutsinda, mukomerezaho, nawe urajayo. Nawe tuzajyana n'uwa kabiri pa. N'umushuti wanjye yitwa Fani turigana. Okay. Maze rero nimugerayo muzaheshi agaciro igihugu kibohereje. Ntimukiyandarike. Genda rero mutambuka ubwo nyoko. Murebe nyoko. Wabibonye? Shambe giti ufite papa ugukunda we. Cyakora kuri iyi ncuro nanjye arantunguye. Usko nari ngiye kurira. Tekereza ngo niyo ntsindwa uretse yuko bitamba ariko tekereza iyo surprise yari buzamurira. None sinabyishinga sha nyine muri n'abakire pe. Sabego ari ubwo reka tugende. Ngire ntaye. Ndagira ngo ntaye sha. Ngo ni wa mukobwa wawe ngo bavuye ku mashuri. Waje mwana? Cabwira nyoko ngo iyo nkuru rero. Mama, banza urebe. Girasi. Uretse ni humura. Haraba intoki. Bafashe barye. Ufite no mushyitsi. Uko bataje bashonze. Karamu ratawe. Namaze gukaraba. Muraho. Mama uretse mbanze guha inkuru naricara. Genda inkuru ki. Manzi ufashe uyu mwana mubiki. Girasi bicare. Muri caraye. Murabibariye. Havutse ibintu byese. Cyambaye imbegeti dite ariko mbwa ngo nce mu ariko urabana nyashi zitaraje narabaye mama nyashi. Arambas. Mama nyashi. Akarero wajya akarya gasinzi yo biri kujarata. Mwicara abana ba. Ntabwo uko nuko umugenzi wawe rurubonkisha. None urabona ngiye ntaraje. Mwicarana. Mwicaraho. Okay. Guco. Gira sha bakarabye. Akira mwana wa. Amazi ma. Bakarabye sha nkarabiriza umwana uzi ukuntu yabaye ngo umunyabwenge. Se mubwire uzi yuko kwishuri nabaye wa mbere muri batatu. Nyirankotsa. Oya ntaga babeshya. Umwana wanjye agiye kwiga he? Giye kujya he? Ingo agiye Harvard. Cokoze uraturuhuriye pe. Uri kumva hano iyi mugenzi wanjye n'umushyitsi wanjye tuzajyana. Bana ba. Uzi ko mwagira ngo namenye ibyabaye. Nukuri nanjye bubirana. Shaka ubu nakaraba ibi byose mukabima nka. Mwatsindiye ku manota gangahe? 97. Ayo. 90? Mukomereza aho rero. Umva, murye mwongere muvuga ngo murye. Nizere ko ibi byose ari ibyanjye. N'umushuti na mutatamure cyangwa baterekereho n'inkwavu kuziko. Oya birahagije. Ntaco. Umva se barebera ikintu cyo ahubwo nyaruka zana fata. Mugabanya amagambo. Mbege nanga, nyirambege. Nawe nanga kushyuha mu kanwa. Uwo nyine wamenye ubwenge. Barebera icyo kunywa sha. Barebera. Barata umukobwa. Unywa kahe gafanta. Dufitemo amasitro, dufitemo ama orange kubera ko nkunda agasitro. Umukobwa wanjye gakunda ka orange, papa gakunda gakoka. Zo fanta zibera hanga. Weho barebere ikintu cyo kunywa. Agasitro ntari. Nengo agasitro. None se je nindungara. Barebera gakonje si dore havuye akazuba. Mukarabesha mutamire. Rekeraho ndi gupfa numva rekanje. Kandi si wowe ninde? Urinde wawe. Heko aba bantu nabo. Ni wa mwana uturuza inkoko. Mwana? Wa mwana ujya uzana inkoko hano. Nayo ije kurako nayo indi nkoko mukeneye. Ni wa muhungu w'inkoko. Wa uzana inkoko hano. Amakuru se? Amakuru ni meza. Mfite agakoko hano none gafite ibiro byinshi karyoshye.
Ebana, zazi nakuzana ushize neza ziryoshye. Oya ariko rero zari nziza ariko amababa garusha ibiro uburemere. Oya noneho rwose imeze neza iraremereye rwose. Ifite ibiro bingana. None ni n'umurangi. Ifite nk'ibiro 20 rwose. Kararemereye kameze neza. Uruguca ngahe? Ni 15. 15. Ariko nawe nase ko wayigendanya rimwe. Naka kare gasigaye ndavuga ati kankazane kuko nagashimye ndavuga ati kanze kukakunyuzaho kuko nabonye ukundi inkoko nziza cyane ndavuga ati kankakuzane nakarangi kameze neza rwose kararyo. Hano gahunda yaje guhinduka. Sigaye twarasimbuje inkoko ibirayi. Nanjye niyo mpamvu nawe menye mita nk'abantu. Ngiye hajya ngo nangahe? 15. Okay. Akira. Yego musaza. Akira umwe n'agasote. Ariko ujurareba inkoko ziremereye. Inkoko ziremereye rwose. Zifite ibigango. Nanjye nzayamita ndireba nziza rwose mete nkuzanira. Okay. Si wazandebeye dendo. Ejo se wamahaye gahunda ngatanye kuzanira ahubwo. Ejo wamahaye gahunda uyireba ingana n'inka. Zatanye kuzana rwose nta kibazo. Sawa murakoze. Maze igihe ugeze hano uje ukomanga gahoro. Nzankomanga gahoro nta kibazo rwose. Ntabwo nkundaga ibintu bya nkuru umutima. Okesha. Sawa. Gahunda ubu ni ukurya inkoko indi iziritse. Ko mutari gutamira sha? Ahubwo reka nogeye namira. Mufenkenye. Nese pa? Iyo nkoko bite byayo nayo turayirya ari mbisi. Turayirya ari mbisi. Oya. Gahunda ihari. Ubu ni ukurya inkoko indi iziritse. Twasoza kurya iyi ngiyi nayo tukajya kuyigira. Tayari. Nabibabwiye ngo muri abakene yanjye. Twagezeyo. Mutamire sha. Yewe singitaye. Nyoka ari he? Ntabwo niko we. Nisi inkoko ivuye hehe? Wakwakira ababana. Mbege. Inkoko indi iziritse kuri iyi ntebe. Ni papa yize. Inkoko si gutwaye iki? Gira. Umukobwa habonetse pineapple store ntarimo. Bapfundurire gira. Baretse mbere yo gufungura. Ikisika. Utinyutse kuzana inkoko muri jaride. Ariko si inkoko igutwa. Gahunda ihari niki? Nukurya inkoko nindi nyiziritse. Umva reka nkubwire. Umbwire iki? Uratinyutse ufashe inkoko uyizanye muri iyi jaride. Ibaze hataye amatotoro. Reba isuku irahanga. Mba navunitse nako nagize. Nkakora isuku. Nateguye ibiryo. None uzanye inkoko n'amatotoro yazo. Mama wigira amahane tubiganirewe. Ariko papa ibyo mama avuga ni ukuri. Ukuri kuheze. Ibyo ni umugani wa kera. Bishatse kuvuga ko nimba bavuze ngo kurya ibiryo inkoko iziritse. Bishatse kuvuga ko ari ukurya ibiryo. Reka mbimusobanure neza Mbege. Uyu musaza rero arandashaje kambabwira. Ubundi yuvuze ngo kurya inkoko haziritse inde. Ubushatse kuvuga ngo ni ibiryo bitajya bishira mu rugo. Yego. Ntabwo kuvuga ngo oya nibyo da. Niyo mpamvu nyine. Niyo mpamvu. Nkundi se yukuye he ko inkoko nari nazimazemo. Twe dufite inkoko 3 mu nzu zose nazibazi. Ni wawundi uzi tujya muri ragari yarazanye indi. None sine hinda yanga. Muze nari kububahuka ariko kuri inkoko mu bantu pe. Have nawe ariko jura serimo. Papa widuca peti reka inkoko. Ariko peti nyibaciye gute? Reka nyijyanire Mbege. Nimba mbabwiye tugiye kurya. Ko wa mugore wabaye gute? Ndayijyanye. Oya papa Mbege. Ishobora guteteza guca ikaba Wavuze ko yahatera amatotoro n'amababa none kayihureho ko yari nandumye yarindiye mama ngaho yijyane umwe maze rero mwabantu iratera inkoko igutwaye iki none uguza n'igikoko gifite amahane uzi ko yari gutera uyamuvuga ngo nyirankotsa ngira amahane ariko nibe naguteguriye ibintu kuko uvuganireka nkora ibintu neza urangiza ukazana inkoko kwanga ariko ubu ngiye kuba nyizanye tukarya indiziritse nari mbibaze nabi none se sibagusobanuye twagusobanura ngo nyumvira ibyo iri kuvuga use nagiteye mikrobe mu biryo namwe murarushaga n'impamo y'Imana oya bishobora no gutera umwanda bigatera mikrobe mu biryo gano reka mbereke simuvuze ngo inkoko nive hano ngamundekera inkoko reka nizi ngizi zive hano sijya se mwahishamo yamazi arihembege ngo nkarabe kujanyiriya kutajanyize oya ibi ntago byajye tugiye kuzirya nkarabye mwana mareka mukarabye
aya murambabaje nyiraho papa ubwo ibyo nari nkoze mbaze zeru ndi umuswa ndi igicucu ndi ikigoryi umubyeyi wanjye ntashobora kubara zeru nyine ihangane biriya ni umugani pasi twabigusobanuriye kenshi ariko reka mbabwire ibyakira umva nkubwire sheri urashaje koko uko bigaragara ubwenge buri kugenda busubira hasi niba bakubwiye ngo kurya inkoko cyangwa ngo ubundi baravuga ngo kurya ihene ndiziritse uretse wumva wa mugore ukora amasuku hano nawe agiye gukomanga akunda kuzana ahetse umwana wese niwe urukuriza uwo mwana kubera ibiryo turabaha niba tuzi ibiryo ntitwabimara uwo musobanuye papa ndi kumva ariko nsobanurira iki koko ntinyuka umurimo nkozamo ngo kube na zeru ubwo ninje zeru ntabwo uri zeru umugabo mwiza urabizi ndagukunda ndanakuba ariko ntabwo wari kuzana inkoko nzima ese undi wakarabye shere iriya nkoko si wayikozeho nongeye kwandura ye baba ngaho si ibyo twangaga ariko mayihuni ni impamo y'Imana ibi byose mba mbikora ngira ngo ngaragaze ko twasirimutse mbese abantu bazamenya ryari ko nakize ndabizi barabizi ko yo mpamvu mba ndi kuyirya indi ziritse fata telefone yawe umufotore papa wawe akunda ifoto umufotore umva kandi ngaho basi bafotore bino biryo byose turaha bagufotore ego sha mfotorane iyi nkoko si ibyo pa reka nziga uco sha nyegera n'akandi kamwe kanze gatoya umfotorane na nyoko sheri icyo kintu cyose sheri irabaye papa ngani murye bana banje mfasha bana ba mfasha reka nze mbagaburire urambabariye urambabariye hari bishushu bi ariko nanjye mbiterwaga bana ba ifiriti muri yaranje reka nze mbere kuko tugiye kubikora mutamiresha mbege mwana wa akira naho ubundi mayihuni iki cyambanze umugabo wanjye sha biriya nanjye mbiterwaga nira hepfo twavuye nukuri nanjye nsigaye mfite ihungabana ry'ubukire butunguranye buri kwirukanka mwana wa wireba gutyo ndakugaburira kibo ubu bazibera basigaye rahepfo nimwihe bana ba ubwo ndihe iki ngiki cyose mutatamure iki cyose ni icyaha tatamura ushishimure umushyitsi ako mwirinda magufwa we umva sha birya shikira sha birya mwana wa maze ufate kinini kubera ibyo bitugu n'iryo tama wisanzure nta kibazo mwana urumva ntazi guteka ndabikuvuga nsoje ariko se tukiraho mbege kumwakerewe sha ubundi ko watinze kuva ku ishuri uziko ibyo mwari mugiye gusanga bihoze yewe hano hari n'uturayi mbegereza dore nyoko ntacyo doranda nje sinaba nkawe utari utabinkora oya reka mbabwire ukuntu byagenze romantike mama njya kujya kureba ndebe mbona inkonkobotsi y'umuhungu iraje iyo nkonkobotsi y'umuhungu iraje ishinze ivi impande yanjye igushinzamo ivi ngo se yesi n'ururabo banza umire ibiryo iyo nkuru y'imbwira udafite ibiryo mu kanwa ngo iki mwa nicyo cyagutindije wari wagiye ku muhungu mbege oya twahuye mwahuriye mu mayira se uyu nguyu yambeshye ngo afite isheri n'umuhungu tutazi iyo yaraje uracyafite imbaraga watangiye kuja mu rwo rundwebere nyine reka mbasobanurire neza uko byagenze inkonkobotsi yaturutse nk'iriya ibiraje iteye ivi n'ururabo ngo se yesi sinari nzi ibyo ari byo se yesi nyagusya uburo se yesi ngo sheri ntigashirira amenyo ntawe yarazi ntabwo bazira oya nase wo umuntu utazi ku buryo nari kumwihangana yarakabije rega ariko itonde yagukubise ijovi yari guteye he yari teye mu muhanda pari yari gutera ari kubita oya yashinze ivi se nka gutya ko kundi bagira mwana wanjye bakaguhereza ngo vuga yego ndajya rero uba nkubwira nuko byagenze umva nkubwira ubundi ingegera nk'izo
nukuja murazigendera kure se mama bigenze bite ejo hatazagira umuntu ugukura mu mwanya nk'uku nguku sujya muri Harvard ubigezeho kubera iki uburere n'umuco ukura ku babyeyi mama wibabana namubwiye yuko ibyo bintu mu muco nyarwanda n'ukuntu mwandeze ibyo bintu nge kandi nanjye ngukundiraga umwete n'umuravugiraga ku murimo n'udutekerezo twiza twubaka igihugu ntabwo ndi kumvikana nawe abo bantu bazaga kubashinga amatwi mukwiye kubitondera n'ingege ni gutuma ngambira ni gutuma umuntu mutaziranye mutigeze muvugana abe na cyangwa musanzwe muziranye ntabwo bari baziranye nanjye nabinetse ntabwo bari baziranye sinabibonye ntabwo muze abe namba ngaho gatekereza rero mwavuze mu mwanya nibarize mbegete yego babwira uko nakurambagiye uwo muhungu uramuzi ntabwo azi pe Tamira Jean mbege mwana wanjye umuhungu uzagukunda azaza komange hano tumukingurire atwibwire tumenye ngo ni umuhungu warezwe ego mama ntabwo ari ngombwa ko twaba tumuzi ngo yatwibwira tukamumenya ariko tukamenya ni umuhungu warezwe apana ibyo muhuriye mu mwana we nibazi nuwahe sibyo nabwira gafani ngo nguriya n'inzerezi n'umusaba tukamenya ngo iwabo bahagaze bati gira peti nta kibazo aho mbumva rero nkubwire mwana wanje guhera aka kanya izina ryawe mpise ndihindura umuntu uzaguhagarika azi ngo ni umusore uzamubwiza ukuri wemye uti nitwe uzamukunda uzamusange iwabo mbegete